nkunda kubivuga kenshi nkabisubiramo nkavuga ngo mujye musengera abana banyu, baba ari abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu. Niyo umwana yaba afite ubwenge, niyo umwana yaba ari umuhanga, ndetse n'uburyo bwo kwiga buboroheye kubera mikoro y'umuryango, ariko ibi ntabwo bihagije. Hari imbaraga mbi za shitani, hari imbaraga z'abadayimoni, hari n'imbaraga z'abarozi. Ibi byose bikaba bishinzwe guhemukira imiryango kugira ngo imiryango igire agahinda, amarira n'umuborogo. Nuza kumva uru rupfu rw'uyu mukobwa witwa Ingabire Samantha n'urupfu rw'uyu musore witwa Irakoze Angelo, uraza kubona neza yuko shitani ari umugome. Hari ibintu wenda bimwe bitagenda bivugwa cyangwa ntibinamenyekane, ariko nyamara nuza kwitegereza ukumva neza iki kiganiro, uri buze kubona yuko ufite akazi kenshi ko gusengera umwana wawe, ndetse nawe mukobwa, nawe musore, ubone neza yuko mu buzima hariho n'ikindi gipande kigomba kwitabwaho cyitwa roho, kuko aricyo kibitsemo amarangamutima y'abantu. Kandi iyo cyangiritse, umuntu aba yangiritse. Uyu musore yari ari muri kaminuza, yari umuhanga, yari afite ejo heza, ariko nyamara kubera kwangirika kw'amarangamutima ye, ibi bintu byose bibaye zeru. Kandi ntabwo ahemutse wenyine, ahemukiye umuryango wamubyaye, anahemukira umuryango wa Samantha, anahemukira Samantha. Uyu Irakoze Angelo yafashwe n'urukundo, ariko urukundo rw'abadayimoni. Arukunda uyu mukobwa witwa Samantha, umwana washakaga kwiga, wadafite ibirahu bimujyana mu rukundo, kuko yabonaga ko ataragera mu gihe cyo gukundana. Imyaka 19 n'imyaka mike cyane. Uyu musore afite imyaka 20, ariko aza gufatwa n'ibirahu by'urukundo. Uru rukundo nirwo rwamujyanye rumuta mu kaga, aho yafashwe n'ibisazi. Nabyita ibisazi, afatwa n'ibisazi. Amakuru akavuga ko kuri itariki ya 23 ubwo yicaga uyu Samantha, uyu musore Irakoze Angelo yari amaze ibyumweru 2 ataboneka ku ishuri hariya muri IPRC Tumba. Bamwe mu bana bahiga bavuga ko yari amaze des semaines atahaboneka. Yabagahe, birumvikana ashobora no kuba atarabaga iwabo, ahubwo icyari cyaramurindagije kimutesha umutwe, kimubuza amasomo, n'uru rukundo rw'umurengera yari yaramaze gukunda uyu witwa ngo ni Samantha. Uru rukundo mu by'ukuri rudashoboka rwamuteye agahinda, cyangwa se rumutera ibibazo bikomeye, aho uyu musore Angelo imiryango ya Samantha ivuga ko yaje no kubandikira abamenyesha ko umukobwa wabo yamwanze. Ukibaza ngo umwana w'imyaka 20 ubundi yangwa ate? Ariko yarababwiye ati umukobwa wanyu yaranyanze, atari ko amaherezo nzamubona. Urumva ababyeyi bumvaga ari abana, kumva umwana wiga muri kaminuza mu wa mbere n'umukobwa yiga muri segonderi mu wa 6, abana biganye muri segonderi, muri cycle superieur kuva mu mwaka wa 4, wenda umwega mu wa 4 undi mu wa 5, cyangwa mu wa 5 mu wa 6 gutyo. Urumva neza ko n'abana bari baziranye, kandi wenda no gukundana bishoboka, batagakwiriye gutuma ababyeyi bahangayika cyane. Ariko ngo uyu mubyeyi, uyu mwana, uyu musore Angelo yajyaga yandikira nyirasenge w'uyu mukobwa wamureze, bakunda kwita Ntoniya, ariko ubundi witwa Uwineza Nadina, uba mu gihugu cya Canada, akamubwira ati umwana wawe namusabye urukundo ararunyima, atari kwa amaherezo nzamubona. Na mbere yuko amwica, ashobora kuba ngo yaraguze umuhoro akanawufotora akawubereka, akababwira ati namubonye ngiye kumwica, yanyimye urukundo, yanga ko dukundana, none ngiye kumwica. Nagira ngo wumve niba dufite abasore bafite iyo myuka mibi, wumva ikere. Ubundi uyu nguyu umuhaye urukundo, uri umukobwa ukamuha urukundo, ushobora no kwitegereza ukavuga ariko uyu mukobwa yamukunda. Ubundi umuntu nk'uyu umuhaye urukundo, ubundi akakujyana mu rugo ukamubera umugore, ubundi ubu waba ufite umugabo.
waba ufite umugabo arabandikira, ababyeyi bavuga ko bari bamuzi uyu musore witwa Angelo, bari bamuzi, yahoraga ngo abavugisha akababwira ko Samantha yamwimye urukundo, bakamubwira ati Samantha aracyari umwana arimo kwiga, reka banze yige akure, namara kurangiza amashuri azafata icyemezo. Uyu Angelo ngo akaba yabaga afite ubwoba ko uyu mwana narangiza kwiga ashobora gusanga nyirasenge muri Canada, aho yatekerezaga ko icyizere cyo kuzamubona cyaba kirangiye. Hama yo kubona ko rero kubana na Angelo, kubana na Samantha bitakunda nk'inshuti, nibwo yafashe icyemezo cyo kuvuga ati kubaho nafite Samantha ntabwo nabishobora, kwiga nafite Samantha ntabwo nabishobora. Aravuga ati cyiza reka niyahure, ariko iyo aza kwiyahura nibura agasiga uyu mwana w'umukobwa yari kuba agize neza kurusha. Ariko aravuga ati sinshobora kwiyahura njyenyine, ngomba gusiga n'uyu nguyu nawe mukuye ku isi, twese tukagenda. Iyi nkuru irababaje. Iyi ni ukuvuga ngo uku ni ukwitabira kw'abadayimoni, ntabwo ari arangamutima, ntabwo ari amarangamutima y'umuntu usanzwe. Iki ni igikorwa kiri satanike. Uku ni ukwitabira kw'abadayimoni kw'imyuka mibi. Ibi ni ibikorwa bikorwa n'itsinda ry'abadayimoni riremereye rifata urubyiruko bakakwangiza mu marangamutima, kandi bibaranabiroga. Nongere nanabibabwire, baranabiroga kandi bamara kubikuroga bikakugeza ahantu nk'ahangaha. Uyu mukobwa witwa Samantha wabonye izuba ku itariki 18 z'ukwezi kwa munani 2007, akabyarwa n'umumama witwa Krenia Rutivumbura n'umupapa witwa Karasira Gahotori, Imana ibahe kwihangana. Yari umukobwa n'ubundi mu buzima ufite igikomere, kuko uyu mukobwa yavukaga mu muryango w'abana bageze mu 9, ariko ibyo si byo byamukomerekeje. Ahagana mu 2013 nanone ku itariki 23 z'ukwa gatatu, ndagira ngo mve uburyo dayimoni agenza umuryango akawurwanya, imyuka mibi ikarwanya umuryango, Satani akarwanya umuryango akawubabaza. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2013, uyu witwa Rutivumbura Krenia ari we mama wa Ingabire Samantha yitabye Imana. Hari amakuru ntafitiye gihamya avuga ko ashobora kuba yarapfuye arimo kwibaruka umwana wa 10, ariko full stop yitabye Imana ku iyo tariki ya 23 z'ukwa gatatu. Birashoboka ko aya makuru uyu Angelo yarayazi, wenda ko mama we uyu mukobwa yapfuye kuri izi tariki, cyangwa se akaba atanayazi. Ariko n'ubundi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026, n'ubundi nibwo uyu mwana w'umukobwa nawe kuri iyi tariki mama we yapfuyeho, nibwo uyu mwana w'umukobwa nawe ubuzima bwe burangiriye hariya mu murenge wa Tumba mu karere ka Rulindo. Iyi ni ibintu bibabaje. Ndagira ngo wumve ko ahantu umubyeyi yapfuye kuri 23 z'ukwa gatatu, n'umukobwa nawe apfuye kuri 23 z'ukwa kangahe z'ukwa gatatu. Ibi nawe uraza kumbwira ikintu kibyihishe inyuma. Ntabwo abantu barimo gusobanukirwa neza uburyo uyu musore yashoboye gutwara uyu Samantha, ubundi uyu mwana bivugwa ko yari umwana w'imfura witonda kandi w'imico myiza, uburyo yaje kumutwara akamugeza muri geto ye hari Itumba, kandi iyi geto ngo uyu muhungu akaba yari amaze ibyumweru bigeze kuri 2 atagaragara hariya mu murenge wa Tumba. Ntabwo ibi bintu biramenyekana uko yamutwaye, kuko uyu witwa ngo ni Samantha yavuye mu karere ka Nyarugu ka Nyamasheke, ngira ngo
nibyo, kuri tiveti ya Mutovu aho yigaga, yerekeza iwabo i Musanze aje kwitegura kujya muri stage. Ku iyi tariki nibwo yoherejwe muri stage, aho yavuye mu rugo agatwara imashini n'irangamuntu gusa, ariko avuga ko yerekeje mu mujyi wa Kigali. Na n'uyu munsi ntabwo birasobanuka uburyo yaba yarerekeje hariya agahindura icyerekezo agasanga uyu musore hariya kuri tiveti. Hari amakuru arimo kugenda ahwihwiswa avuga ko uyu muhungu operasiyo yo kwica uyu mukobwa yayitangiye kera, ko bishoboka ko ashobora no kuba yaramushimuse cyangwa se akamurogesha cyangwa se agakoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, ku buryo uyu mukobwa ashobora kuba yarisanze hariya muri geto y'uyu muhungu ariko atabigizemo uruhare, kuko hari amakuru avuga ko byari bigoranye ko uyu mwana w'umukobwa witwa Samantha yapfa kwemerera umusore kuba bajya muri geto kumusura. Hari amakuru avuga ko byari bigoye, byari bimeze nk'aho bidashoboka. Yari umwana w'umukobwa ngo w'urugero rwiza wo kwizerwa, ku buryo kuba wubwe ngo yafata urugendo akajya gusura umusore muri geto ko bitashobokaga. Ndetse hari amakuru avuga ko by'umwihariko niyo yaba yasura atari busure Angelo, kuko Angelo bari bafitanye bifu, nubwo atari ikintu gikomeye ariko yari yaramwimye urukundo. Nk'umuntu wimye urukundo rero ukamubwira ko bidashoboka, byari bigoranye ko n'ubundi wakwikora ngo ujye kumusura muri geto Kamembe. Ubwo ni ukuvuga ngo urukundo waba urwemeye. Kandi ngira ngo Samantha iyo yemera urukundo, nta Angelo yari kuba ageze ku cyo ashaka, kuko Angelo yari yararwaye amuru, yarabaye nka Munoni wa undi wagize gutya akaryamana na Tamari mushiki we, nk'uko Bibiliya igenda ibitubwira. Ibi ni ibintu birimo kugenda bihishuka cyangwa se bigaragara, ariko buriya wenda makuru azagenda y'ukuri amenyekana nyuma, ubwo inzego zibishinzwe za RIB zizagenda zishyira ahagaragara ibyavuye mu matohoza barimo kugenda bakora. Uyu musore w'inyamaswa, uyu musore w'umugome waje guhurira na Samantha ku ishuri, ubwo Samantha yararangije amashuri ye ya primaire yize hariya ku Mubano muri Musanze, yakomereje segonderi ahantu bita i Rubavu kuri Gasi, ishuri ry'abadivaniste riherereye hariya mu mujyi wa Rubavu. Aza gutsinda tronkome ahita yerekera hariya nyine muri tiveti ya Nyamatovu, iyo ngiyo mu bice bya za Nyamasheke. Aha niho yaje guhurira n'uyu mwicanyi waje kumubenguka, amubonamo umukobwa mwiza bitewe n'amarangamutima ye. Ariko nyamara dukwiriye no kwemera, niba amarangamutima yawe akweretse umukobwa kugomba kumukunda, ugomba no kureka n'umukobwa nawe amarangamutima ye akamushyira mu rukundo, nawe agahitamo kandi ataguhitamo, ukamenya yuko ibyo bibaho. N'umuhungu nuko, n'umukobwa nuko. Aha rero byaje kuba nk'ibyoroshye. Uyu witwa ngo ni Angelo arangiza kwiga, aza gukomeza, aza mu rugo. Undi wakomeza amashuri yimukira umwaka wa 6. Angelo aza kugira amahirwe, abona buruse aho yerekeje hariya kuri Tumba College of Technology iherereye mu karere ka Rulindo, yigaga mu mwaka wa mbere. Ariko igikomere kigumaho, kuko ngo yari afite nimero y'uyu mukobwa akagira nimero y'ababyeyi be, ndavuga aba bamureze. Ariko nyuma nyine aba bamureze nabo ntibagize amahirwe yo gukomeza kuba mu Rwanda, ahubwo baje kwerekeza muri Canada. Babona umugisha wo kugenda, ntibabona uko batwara uyu mwana w'umukobwa kuko atarabanditseho, ariko bakomeza kumwitaho nk'umwana wabo, bakamufasha buri kimwe cyose. Bisobanuye ko uyu mwana w'umukobwa ari umwana utari umwana wiraha, kuko yari afite uburyo bwo kwiga, afite umugisha, yaba amafaranga n'ikindi cyose akeneye yashoboraga kuba yakibona mu buryo bumworoheye. Bamusigiye rero uyu witwa Nadina, ngo yamusigiye muri umuna we witwa Fifi kugira ngo babane, akomeze amwiteho, kuko uyu witwa ngo ni Gahotori nawe afite abandi bana yasigiwe na nyakwigendera, urumva bageze mu 8, nawe agenda yitaho.
uwo muryango rero nk'umuntu w'umupfagabo ntabwo yashobora kuwukurikirana wenyine. Umuryango ni ngombwa ko uba ugomba kumufasha kugira ngo barebe uburyo aba bana bose bakura, noneho baziba icyuho uyu nyakwigendera witwa Krenia yaba yarasize. Uyu musore yakomeje kugenda ngo abwira umuryango wa Samantha, awubwira ati nyamara nakunze umukobwa wanyu. Umuryango nawe ukamubwira ati ariko ntabwo iki cyari igihe cyo gukundana, ntabwo twakubwira ngo tuzagushyingira, ntitwakubwira ngo tuguhaye urukundo, umwana ni umunyeshuri, ni muto. Ibintu Angelo atumvise, ahubwo yafashe nk'ubuhemu, kugera ubwo yabonye neza yuko kubaho adafite Samantha atabishobora, kandi abona neza ko Samantha nawe kumusiga ku isi akabaho cyaba ari igihombo gikomeye. Niko guhitamo gukoresha uburyo kugeza n'uyu munsi butaramenyekana, nuko ahitana uyu witwa ngo ni Samantha. Arangije nawe ariyahura. Akimara kwiyahura nuko cyokora asiga atanze ubutumwa yohereje ku ma SMS y'ababyeyi ba Samantha, abamenyesha yuko yamaze kubicira umwana ndetse naho bashobora gusanga umurambo. Nuko inkuru mbi itaha mu muryango wa Samantha ndetse itaha no mu muryango wa Angelo. Iyo nje mu kiganiro nk'iki nkunda kwihanganisha imiryango yagize ibyago ndetse n'umuryango nyarwanda ndetse n'abagiye, Imana ibatuza heza. Ariko nkongera kwibutsa ababyeyi gusengera abana, ndetse nkibutsa n'urubyiruko gusenga no kumenya kujera amarangamutima. Buriya abeza bavuka cyangwa babyiruka imyaka yose. Umuntu ashobora kutaguha urukundo bitewe nuko watakundana nyine atabishaka, ariko burya ntabwo ari byiza kumwica, cyangwa se nawe wakwiyambura ubuzima bujya imbere. Hashobora kuba hariho ubundi buryo bwo kubaho. Guherekeza Samantha byarangiye. Angelo we ntabwo turi kubikurikirana kubera yuko ngira ngo no kuvuga iryo jambo abantu bari kwibuka ibyo yakoze, ariko umuryango w'uyu musore urababaye. Urababaye nk'uko wa Samantha ubabaye. Ntabwo uyu muryango ari wo wishe hishuye umwana, kandi uyu muryango nawo wagize ibyago wapfushije. Aba bana bombi bari abakristo baziririza isabato, basengera mu itorero ry'abadivanisi b'umunsi wa karindwi. Twihanganishe bene data bo mu itorero y'abadivanisi b'umunsi wa karindwi, kandi twerekeye no ku musozo w'iki kiganiro. Tubabwire ngo mufate mu mugongo iyi miryango kandi mukomeze guha uburere abana banyu. Nitwa Sibomana, ibiganiro byacu nakagaruka. Mukore subscribe, mukande like. Bye bye.